ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. barakubyaye se mu murenge? sibyo mbaza uno mugabo. Ngewe barambyaye ngo njye ndera abashiki be na ba nyina bagize ibirwara bitandukanye, umuryango w'abatindi batajya babura ibibazo. Ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? Umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. Rero Iva, ndi gushaka miliyoni 25. 25? Genda ayo mafaranga yose Bofra yifuza, genda uyafata uyamuhe, agenda avuze nyina. Ha soni, uraje mu muryango bigize akaha kajyaye, nta muntu uvuga, nta muntu ukoma, nta muntu ujya umenyera, wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izagica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Urabona se atari kwambura? Umusazi yamenya kwiyambura biriya bintu by'ibisazi aba yambaye. We tegereza urebe. Kwese ahubwo agiye kwambura, none hagiye kwiruka yambaye ubusa. Fatira. Kandi ubona none agiye kwiruka nka yambaye ubusa, niyo watangiye gukora imyenda. Wenda ngo fata akoramo imyenda, wavuze ko yambariyeho iyindi. Urabonamo imbere hatarimo imyenda mizima. Wabibonye bimwe nakubwiraga? Kandi agiye kwiruka nka yambaye ubusa. Uretse afite na telefone. Hari ibyo mba mvuga. Ayibahe. Urabonamo imbere hatarimo imyenda myiza dore. Yo mama wagiye kuka yambaye ubusa. Aha yambara ubusa, we ntabwo muzi. Sibyo nababwiraga. Umva bifate biriya byose. We bifate yambara ubusa iki? Akuyemo biriya binyabasazi ibyo waba yiyambitse, urana adafite imyenda mizima. Mbabara bifate biriya. Mana we, atari byo navugaga. Ndabubwiye ngo Imana irebera impumyi ntihumbya. Byibura ahangaha mwabasha kumva none ibyo mvuga. Wamubonye umunyamitwe? Ariko Mana ishobora byose we. Rati mu buzima nuko kwibana nge nahita ngo nko muri koma we. Fata neza ukurure neza. Yewe rwose mabaye nk'umugabo. Kinahagaze ari babiri bicaye, umwe ati undi ati ngomfwi waruhari guhumva ukuntu bimeze. None ninde utumye batarwana? Singiye uje kata Matibori. Ngiye ntabwo najya nahagara imbere bagabo mbeka bakagira amahane. Ariko agatore kato. Burya rero gakiragira imbaraga. Nyine ntabwo mvuga ko bawenda barwanye. Ariko ari imbaraga umuntu avugishwa avuga ati bazi zirambaraga afite azigukubita nyine azigukubitishije nk'urushyi. Hayito. Ase igeze mukubita urushyi se? Narushyi amukubise. Ntabwo jya mukubise se? Hari ngumi yamukubise se? Ni umunwa musa. Ubusubuka bwe buri. Ako numva bose bimeze nk'abagore kuko n'umunwa bakoresheje. Ntakubise undi? Nawe pe. Koko bavuga nkihisha, bavuga nkihisha nkatetera, ariko ndafati kujya batarwanya hano mitaza nyine ndabikoshamo gakeya. Ariko ukuntu navuga bundi wandibaga yari umwicanye. Hareba n'intare pe, ndicyo nakibonye. Ariko urabona ko none ibyo twavugaga byabaye byo. Umugambi twaze ibintu bizima pe. Urabona bo barashwanye. Imana gucira nyumva rega matkureka kuririmba aho ngaho ukabe kikora igihe cyose uraririmba ibintu by'ubukora. Imana gucira kanzu, Imana gucira kobo, umwanza gucira kanzu, imwanza gucira kobo, Imana gucira kanzu. Icyanzu nta kibazo icyanzu. Aho ubona ko barabanze bari shitani. Imana rero yabadukirije yadukoreyemo.
abakoreyemo nose tutabwira biriya bintu ariko mu kinyarwanda bavuze ngo wahanzweho si nkawe ibyo uri kugira nyine ngo Imana yagukoreye. ubonye nimba barabona umugambi mubisha bawishe ubwo rero tutagize Imana mama wacu akaba arokotse. Fata neza Mana y'u Rwanda, fata neza tujye kubyereka birasa. Mwambwe ngo ninjye musazi ngaho rero wamubonye wagira ngo agiye kujya mu misa. Yesu we Mana nyagasani, wamubonye erega fata byose ari no kubika biriya byenda. Hari umusazi wabasha kubika biriya bintu, hari umusazi wakwikuramo imyenda akabasha kuyibika neza akisokoza akimakiye. Uramubona ariko afite n'indi misatsi. Wamubonye ariko Mana ugira neza kuko amasengesho maze iminsi nsenga. Yego sinzi gusenga neza ariko Mana hano uranyumvisha. Dona ntabwo ari umusazi buretse muye mu muhanda yambaye kuriya wamenya ko ari we. Afashe wamubonye akuyemo rabero. Ninde musazi uzi kwimakiya? Ninde musazi uzi kwitera makeup? Zabura ubwenge. Fatira neza, fatira ahubwo bikurure bizuminge neza, bataza no kuvuga ngo siwe. Ngaho reba uvuga ngo ni umusazi. Akokra ubundi yo mvuga muranyumva cyangwa hari ikirenze kiriya. Ibi byose si ibimenyetso. Aho atari muzima ni afite n'ahantu aba, aho atari muzima ni afite n'ahantu ataha. Nyine siriya myenda yikurahe, afite aho arara, afite aho akarabira, afite aho abika ibintu byose. Ntabwo bibonye se? Arangiza ngo nge ngo ndi umusazi, ngo ndi umurwayi wo mu mutwe. Ndebera ngaho reba ibi bintu birasa bibonye yahahamuka. Ni ukuri kw'Imana. Ibi nibyo nashakaga rero, byibura mve hariya birasa amenye yuko ndengana, amenye ukuri kwanjye. Urabyumva kutseda kukuntu bashwanye we uruvuga ngo Karine ntagipfuye. Ntagipfuye. Ndashimira Imana ko mama wanjye adapfuye, yakugize nyina nanjye akanyemera nk'umwana mu rugo. Mana nanjye yakoze ko yangize nyina akanyemera nk'umwana mu rugo. Ariko ikirenze kuri icyo tuba kumurinda kandi tukamurengera guhera kuva uyu munota n'isaha. Nta muntu kirazongera gutegeka. Tugomba kugendera ku mategeko yacu twishyiriyeho, bisubiremo nk'umuntu w'umunyamwuga. Guhera ubu ngubu Gakire akona bisubiragamo, ntawe uzongera kudutegeka. Tugomba kugendera ku mategeko yacu twishyiriyeho. Umva Gakire ntabwo azongera kudutegeka muri uru rugo. Tugomba kugendera ku mategeko yacu twishyiriyeho. Babyita never again. Never again. Babyita never again. Suramu never. Never again. Bisobanuye ikirere. Ntabwo bizongera ukundi. Yigize intare. Ariko uriya mugabo wundi nawe agira amahane we. Ibyo bivuze iki? Nta wakubise undi urushyi cyangwa igipfunsi. Uriya ari kuzica Karine wacu. Akamatibo. Katuvuga ngo dusubire ibindi. Buriya Karine yakoze amakosa. Ayahe. Rero byo kuvuga ngo tube abavandimwe. Si mama wacu se. Oyata uyatubyaye. Simbonye simata gasakoje dore. Afite aho aba. Yego nakibavuga mu bose gatutubona. Yari mu magato. Ngera shyira hano. Shyiraho. Ndebera umubyeyi, ndebera. Ngo ni mama. Ndebera. Mana nyagasani. Uzi ko birutwa no kuvuka utazi umubyeyi wawe kugira ngo byarwe n'umubyeyi umeze kuri umuntu aratinyuka akigira umusazi burundu. Ibyo nakubwiraga, ibyo nabwiraga birasa. Wabibonye? Yaratubonye. None yatwirukaho yatwica burundu amenye ko ibi bintu hari umuntu ubibonye. Dore we mbabarira umfatire ntari ari kwisiga. Ariko uratimbabara njye rwose. Ariko se mbyifatire. Njye mbabara ndatuma rwose aka kavideo niko gakenewe. Kazajya mu rukiko na birasaza. Ubusa bw'uko abaye nkubona kuko urumuri rwa kamera.
byagenda bimbabara rwose njye mana ndumva namwitinyiye ngiye rwose. Bamubonye bavuga ngo ni umusazi uriya ntimumuzi. Mbabara nkwereka ahantu tujyana hano birasa yantumye hari akantu birasa yantumye kumukorera mbabara tujyana. Hehe. Ndakubwira tugenda mbabara tugenda tujyana. Nizere ko wasevinze. Nasevinze mbabara tugenda. turavuka se ko nta muvandimwe nigeze numva agira na mushiki we kandi koko burya igihe twatorongeraga turi mu muhanda uzi ko twabikomojeho nkakubwira ko wa mukobwa namye mvuga ari we nakundaga yego ariko da ndagira ngo ibiri hano byose bizambere abagabo yaba itapi yaba ameza yaba umusego n'intebe n'ibikuta ntacyo nakoze da ntacyo nakora kuri mushiki wanjye ntacyo ubu rero uri mushiki wanjye yego musaza ugomba wanjye kwitwaraho neza nka musaza wawe yego musaza wanjye nkakureberera ko burya iyo umuntu ari musaza w'umuntu aba agomba kumucunga akamureberera akamurinda ikibi yego musaza wanjye niyo mpamvu Karine yambwiye ngo njye ndara mu nzu mu gihe adahari kugira numve gakire gakora ku rugi tumujegeze iraje ngo twara imena dufatanyije si kuzana imyuko se abona nabwo bugira njye ntabwo banagira bw'iki se ubu watera ingumi igipfunsi ukanye gukubite wumve yewe se nyine gakire umva nyine genda ukubite kuri iriya ndaye turaza kumva ukuntu abyakira koko umva rero ukamubwire ubwo tujya gutangira ubuzima bushyashya ko tugomba kuhaba hano da Karine ntadusigaye kandi twahatererana tugendere nta n'ikindi kintu rwose n'ibyo ugomba kukurinda nkarinda n'urugo rwa Karine mama wacu tukamurinda na mama wawe mami Mark niba hari umunsi wababaje mu buzima umunsi uri ndabizi Mark siko kubekera icyaha subiza ndabizi ko ari icyaha urabizi neza ko abantu babeshya batazabona umwami Imana nta nubwo bazasunika n'utuzuba kwegera ijuru urabizi neza icyo bintu ndabizi neza ko ubizi neza gute tunyuka kumbeshya mbere na mbere ndagusaba imbabazi ko nakubeshye ko umuntu ari se dukundana gusa numvaga nta kukubwira ko dukundana nta cyadanje kirimo nyine nta gikuba cyacitse gusa mama ngenda mukunda ndamukunda pe gusa mbabarire n'Imana imbabarire kubona bivuze kuriya nyine rega ndamwishimiye kandi nifuza ko nyine hari icyahinduka mu buzima bwanjye cyangwa ubwe nabigizemo uruhare niyo mpamvu nahisemo gukoresha iriya mvugo ariko mbabarire ntabwo nta kindi kintu nari ngamije kandi sinari ngamije no kukubabaza Mark umuhungu wawe yumva neza njyewe nzi ko ndi inshuti yawe kuva kera nzi ko turi inshuti urabizi amabanga agenda nawe dufite amateka menshi urabizi wowe mbwira niba yaranabenzwe nta kibazo ugenda mama wawe ariko ubwo gufata ibintu wiyitira ibintu bitari ibyawe ntabwo bikwiye pe Mark ntabwo ese mama ubu ninashyigikirwa nawe ndashyigikirwa n'andi cyangwa se haraza gukurikiraho iki Mark erega ntubifate ukuri ubu turi kuganira twitonze uburakari bwanashize wakishimira ko washaka umugore ntishimiye ahubwo se wakishimira kugenda mu nzu kumwe n'umukobwa utabereye utari proud yiwe wenda uri proud wenda mu mutima pe ariko ku buryo abantu bavuga ati kari akantu kari kumwe na Mark hagati ibintu byishimye Mark nubwo rero kubwira ukarakara ariko njye ntabwo ni ukuntu nakureze n'ubwitonzi nzi ufite niba warasambanye inshuro 100 Imana izaguha umukobwa wasambanye inshuro 100
niba ari maneza zitari simbizi ubwo niba warasambanye inshuro 10 izaguha umukobwa wasambanye inshuro 10 ariko niba waranirinze ukaba imazi Imana izaguha umukobwa w'isugi gute uriya niwe ubonye uko kwiriye mama njye ntabwo nigize nkora imibonano mpuzabitsina uko ngana uko ngubu mama ndacyari imanzi none kuki wakishimira kuko mukabari jyena nabajije mushiki wanjye ndamubaza kesi nimumbwiye niba ari n'indaya yazanye kurakemura akabazo afite kabigiye kugenda aranga mubaga ari indaya yawe ni karibu star birasa uyu mugabo tuzanye ntago muzi nibyo ntabwo namumenye yitwa Fanderoje yego akora mu bijyanye n'ubugenzacyaha nari muzanye kugira ngo mbahuze ku bijyanye n'icya kibazo dufite turi gukorana nawe mwavugana nta kibazo ni karibu cyane sawa sawa ntabwo wari wabimubwiye hose turabiziranyeho narabimubwiye musaba kumfasha kugira ngo turebe ko umuhanzi muvugana arakubwira nta kibazo tubiziranyeho cyane murakoze birasa muri bike naba narabonyeho bambwiyeho gukerekeranye n'ibyakubayeho mu bimenyetso bimwe byagaragaye hari ikintu kimwe nshaka kubaza ese kubera iki byabaye kuriya bigakorwa kuriya nk'ubigeze ku nzego z'umutekano zikwegereye haba kuri polisi ni iyihe mpamvu yabiteye ukabyihererana mu by'ukuri ntabwo ndi guce hirya no hino nk'uko mwabibonye mu mavideo cyangwa se mu mashusho niba yarayakweretse namunyuriyemo biriya bintu byose nabikorerwaga n'abavandimwe nabikorerwaga n'uwo nita mama nabikorerwaga na mushiki wanjye kandi mbere y'uko ibyo byose bibaho habanje kuzamo ibintu bimeze nk'ibirozi batangira gushaka kundoga batangira gushaka kugira gute kandi nanjye ndi mukuru ibyo byose ndabizi ntekereza ko mu bijyanye n'ibyaha utajya kurega umuntu ngo yakuroze rero byabaye ngombwa yuko mbanza gukusanya ibimenyetso kugira ngo ngaragaze ubugome ndi gukorerwa wenda ikibazo cyaba cyarabayemo ni uko byari bigeze n'aho bashaka kunyivugana wenda nkavuga ko ari ryo kosa naba narakoze ariko ndashima Imana ko ndi muzima kuba narakererewe bwo nta yindi mpamvu nuko ibyaha nakorerwaga nabikorerwaga n'abavandimwe banjye uretse abavandimwe ni izihe nzego zo hasi mu midugudu cyangwa se abandi bantu baba bazi iki kibazo cyawe wabigejejeho afande rwose nagaruka ukubeshya nabigize ibyanjye ku giti cyanjye kuko nirindaga ko nindamuka mbishyizemo abandi bantu benshi byarashobokaga ko Domina yashoboraga kungirira nabi Mark kuki wakora ibintu nk'ibyo ese ugiye kunsaba gukora ikinama ugiye kunsaba ngo mwirukane muri iyo reka nkubwire uko tugiye kubigenza njyewe ntabwo nshaka kubabaza muri abana banjye urasohora uriya mukobwa agende cyangwa njyewe mama wawe sohoke mve muri runo rugo ibintu ni bibiri uwo mukobwa ngo niba yibona risa sinzi aragenda cyangwa njye mama maka kuko nabyaye nabi sohoka ngende no mama hari ikintu kimwe nakubwira yego wenda si ukwikunda cyangwa ngo nigire intumva cyangwa ngo ubifate nk'aho ndi kugusuzugura mama ndagukunda urabizi warandeze niga neza mbaho neza mbona akazi keza mama ubu mbayeho neza kandi byose niwe mbikesha ariko hari ikintu kimwe nenda kukwibutsa
Bibiliya ivuga ko Yesu umwana w'Imana yavuye mu ijuru akaza hano ku isi gucungura umunyabyaha, akaza mu isi azanwe no gutahura za ntama zazimiye. Ese mama kuri kumbwira ngo nimusohore koko, uri kunsaba kumusohora muri iyi nzu, nta nubwo afite aho kuba. Ese nasubira mu kabari akajya kwirirwa seriva inzoga, abagabo bamukoraho, yewe banamusambanya, ni byinshi bibera mu kabari. Nibwo ndaba nkoze ikintu cyiza? Ahubwo nakamubereye wa muntu umuba hafi. Yego ni umunyabyaha pe, yarashayishije, ariko ninjye wakamubereye umuntu umuba hafi, nkabasha kumugarura mu murongo muzima. Mama, nta masengesho namwe tujya dukora hano tutari kumwe, no ku rusengero turajyana. Reka kurira please. Rero ibyo kuba mukunda byo ndamukunda pe, ariko wenda ndemerana nabireke, ariko ureke tumwerere imbuto nzima, byibuze zamuvana mu byo arimo akabasha nawe kuba umuntu w'Imana. Kamukunda pe, ndabireka mama, ndabireka kuko nibyo ushaka, ariko tugerageze kumuhinduka. Mama, umutima w'umuntu urahinduka, kandi abanyabyaha nibo dukeneye kwegera kugira ngo babashe kuva muri ibyo byaha, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. cyane ko rwose si uko kubeshya, iyi mitungo yose ubona uretse kuba ari iyi nzu gusa, hari n'indi nzu mfite, dufite inzu zigera nko kuri 3. Reka mvuge papa, kubera ko nabyo natangiye kubishidikanyaho. Simbizi niba ngira data umbyara, cyangwa se nita papa ariwe papa wanjye wa nyawe, ariko nanjye ntabwo nzi impamvu imitungo yose yinyanditseho. Kandi ndibuka neza amagambo yambwiraga ko ngomba kuzita ku muryango wanjye, nkita ko yaransigiye nka mama wanjye, nkita ko yaransigiye nka mushiki wanjye, nubwo nyuma naje kumenya ko nta sano dufitanye. Rero ibyo byose byarabaye, numva ko hari izindi nshingano nyifite zo kwita kuri abo bantu, ndetse cyane ko numvaga ko bashobora no kuzahinduka, ariko biranga. Rero niyo mpamvu nta kintu nigeze mbivugaho, niyo mpamvu nabigumanye ngiye ku giti cyanjye. So rero navuga ngo mwebwe mwamfashe uko mushoboye kuko ibimenyetso birahari, ahubwo avoka we twe twabiganiriye yuko twashaka ukuntu Domina afatwa, noneho akaba yajya gupimwa, bakaba bamenya niba ari muzima cyangwa afite ikibazo koko, kuko twe twaganiriye amubwira ko batajyana umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe mu rukiko, ntabwo bishoboka. Rero sinzi niba ibyo bintu rwose mwabimfasha kandi mwamungiriye neza. Okay, turi kuri ibyo byose umbwiye, ndasubira inyuma gatoya. Twebwe nk'inzego z'umutekano ushobora kuza kwishinganisha mu gihe uri kubona ibibazo byawe biri kugera ku rwego rusamo intambara, kwica, nk'uko abavandimwe warabirebaga. Ni ukuvuga rero wagombaga kuza ukishinganisha, twebwe tukabigira ibanga, ariko tukagukurikiranira hafi, kuko wowe washoboraga no gutakazamo ubuzima. Icyo ni icya mbere. Imana yaba habaye byarabaye, si wabibonye se? Ni ikintu wagombaga kuba waratubwiyeho mbere, twebwe tukabikurikirana. Urumva? Ikindi gihe rero ntabwo byakagombye kugera kuri uru rwego. Ibintu byerekeranye n'imitungo ni cases duhura nazo buri munsi. Abantu bakica abandi, bagahohotera abandi bagapfa. Ibyo ni ibintu byeze hano muri iki gihugu cyacu. Niyo mpamvu utagomba kubyihererana nkawe. Ntabwo ufite imbaraga zo kwitangira abantu ngo uvuge ngo urabyihererana, abantu bakora ibyo bashaka. Inzego z'umutekano zirahari zo kubikemura, sibyo? Yego. Ntibizongere kuba. Ntabwo bizongera kuba rwose. Kuri icyo kibazo cyerekeranye n'uwo Domina, ngo yarasaze,
yirirwa agenda niko yambwiye. Urifuza ko gikemuka gute kuri wowe? Wenda mu rwego rwo kugira ngo hatabaho kuba wenda dushobora no kumubura. Numvaga wenda icyaba cyiza ari uko byakorwa mu buryo bw'uko wenda abantu bagiye kumufata wenda atari abantu bo mu nzego z'umutekano, kugira ngo hatabamo kugira ubwoba n'iki, ahubwo mukaba mwakoresha ubundi bushishozi, wenda byaba ngombwa mukamutwara nk'umuntu nyine mugiye gufasha kugira ngo mumuvuze. Ntekereza ko ibyo bintu bijya bibaho. Ntaguciye mu ijambo, ako ni akazi nge ndimo neza kubera ko impamvu namuzanye ubundi nagira ngo abanze amenye aho icyaha cyakorewe. Urabyumva neza? Noneho icyo nshaka ngewe yarakubajije ariko yagombaga kumenya wowe uko ubitekerezaho. Noneho ngewe icyo nshaka mu by'ukuri ndatsinzwe. Ndeka kurira ariko mama please. Binyeretse ko amagambo yose wize mu rusengero warayumvise, kuko ntabwo Yesu yaje gushaka abakirisitu cyangwa abantu bakiranuka, yaje gushaka abanyabyaha. Gusa umbabarire, ntabwo nitwaye neza, uzi amagambo mabi njyewe sinanagushyigikira, ariko kuko amagambo mbwiye ndagushyigikiye mu rukundo rwawe, ahubwo dushaka icyo twakora kugira ngo uriya mwana tumuzane kuri Kristo. Nubwo wenda namwe n'imbuto zitari nziza, ariko azambabarira, ndabizi. Nawe umbabarire mama, ni amasengesho nta kindi. n'Imana imbabarire. Mu by'ukuri kamere yanjye iranyobora, nta hari igihe mbyuka ari amacaka kuba umukristo, ariko kamere ikanga. Uwo muntu rero Yego, ujya hano mama yambyari, ariko gusenga bihindura ibintu. Reka dusengera guhinduka kuri uriya mwana w'umukobwa, ubundi ibindi Imana izabyikorera. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ifite ubushobozi. Ntabwo dukwiye guhangana mu maso hawe, kuko twavuze ibitajyanye n'ijambo ryawe, dukora ibitajyanye n'ijambo ryawe, ariko aya masaha duciye bugufi cyane. Uyu ni Mark umuhungu wanjye, Imana mbwiye amagambo ndatsindwa, niyo mpamvu aya masaha nsengeye mu Narisamana mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware. Jya uhindura ibyanze guhinduka, umutima wiwe ndawukuzaniye Mwami Imana yacu, ngwino umuhindure, uhindure ibimurwanya mu izina rya Yesu. Uwiteka we, umuha agakiza kazima mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana, wihesha icyubahiro, amenye uko ukora, amenye uko uvuga, agusobanukirwe, amenye agakiza icyo ari cyo, amenye ibyiza bituruka i Gologota. Umwana wanjye ndamukweretse Mark Mana, Mwami Imana yacu nkuru, nzi neza ko wumva gusenga, kandi nzi neza yuko ugutwi kwawe kutapfuye. Mark Mana, umukobwa akunda, uramuzi, uramusobanukiwe, nawe umuhereze kumukunda Mwami wanjye. Nzi neza ko ibintu byose ubishoboye, erega urashoboye, mu mvugo urashoboye, mu bikorwa urashoboye Mana. Ngaho ngwino barwariye intambara, nanjye ndwaniye intambara z'iburyo n'ibumoso, kandi umpa agakiza gafatika Mwami wanjye, kubwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Mama mwana ni fefe.
sohoka umbona ugiye kuduturaho inzugi bite bite simwa uraho dore uyu ni mwari wacu umva nkubwire yewe dore na bya bindi byaraje disi yewe ndabona barayikudometse ariko mugira amagambo abanyacyaro ni ukuvuga ntushyiremo n'akitso yewe ubundi se uzanywe hano no gukora iki abanyacaro uje gukora iki hano nari nje kureba nyoko ariko ubwo mbuze nyoko wowe ndakubonye nyoko nawe arewe cyangwa uzi ngo ntago amakuru yangezeho narindi amakuru gajanye n'iki tambwira nje ndacara akana keza kamarayika rwose ubwo rero ngo arugarutse kumubwira nabi no mwijuru barabizi ndakana keza ariko abanyacyaro mwabaye mute abaki abanyacaro kandi uko uri umunyamugi aka kanya ejo bundi wivuruguta mu condo tugira guca tunyura ahangaha wabuze aho ukandagira ububaye umunyamugi mva nyine ko ari ibya kera ni iby'aka kanya amezi gangahe ubaye umunyamugi tangiye kutubwira ngo turabanyacaro ngo se urabona nsa nkawe yoho ahubwo se wahura ute nanje nje ko nakaga ese ubundi turi kuburana mbwira niki kikuzanye nari nje kureba ababyeyi ariko nawe twavugana da kuva ryari se muvugana kuva ryari muvugana mama wawe ko ari inshuti yanje ninje umugiraga inama nuko yubakaga ninje bigenaga buriya no kuba urugo rwawe na rwa mama wawe na papa wawe rukiriho ninje urugize ninjye umujyanama wabo w'ingenzi biragaragara nje ndi umujyanama mugiraga n'ukuntu ariko mugira yaje atuma papa wawe ugiraga akaguru karekare aguma hamwe ukuntu papa wagiraga akaguru karekare tekereza ariko umugabo ubonaga ikanzu n'ijipo byanitse akabikurikira cyangwa wari uzi yuko ntabizi wasoje kuvuga oya ntabwo ndasoza nongera mu kanwa afite uko azabigenza nabo bakorana ariko we yambwiye ko ngo abishoboye urabyumva hanyuma icyo azakora ni uko azasanga uwo domine wenda ari we icyo akora ni iperereza ry'aho bamuboneje aho yaba yasariye abonye abantu bamufata neza cyangwa banavuga ati ngura tugende kwa muganga cyangwa bashobora no kumujyana batazi ko ari kwa muganga agiye uzi impamvu y'icyo cyose ni ukugira ngo nitujye mu mategeko bazabe ntazireguze ngo ndi umusazi cyane ko ubusazi ntabwo umusazi bamufunga nta nubwo bamukatira ariko ni ibintu byose ni amayeri urabyumva neza birasa icyo nari muzanye kugira ngo rero muhure ni ukugira ngo mukwereke umuntu uri kumfasha mbese ni kugira ngo nawe ubone ko ntagiye ngo ndambike mu kazi kanjye icyo nshaka rero ni ukugira ngo domina azahure uko azabikora niba ubizi ariko namusabye ko yazamwigiraho inshuti kugeza aho mugejeje kwa muganga dosiye zo kwa muganga tukazibona ubundi tugatangira akazi neza yego aho ngaho numva harimo ubwenge bwinshi ibyo byose rero nk'uko babivuze mu nzego z'umutekano ntabwo ari ukuvuga ngo ni abambaye inifomo gusa hose barahari ikibazo cyawe uko ugishaka n'uko kigomba gukemuka iyo kinyuze mu nzira nziza kirakemuka kandi niyo yaba mu nzira mbi nabwo kirakemuka ibyo ni ibintu dushinzwe niba ushaka rero ko uwo domina abantu baza kumufata turi abantu bambaye inifomo ukaba mushaka ko bigomba kunyura mu nzira ya gisivire abantu barahari bazabikora kandi bakabikora neza bakakagera kwa muganga kandi tukabona igisubizo cya nyacyo nta guciye mu ijambo aho urumva urabona nta muntu n'umwana atinya polisi rero abonye iriya myenda bitewe n'icyaha ze yakoze yahita akeka ko birangiye niyo mpamvu bagomba ugasanga wanamugane aranagoranye cyane niyo mpamvu nanjye nashakaga yuko kugira ngo ikirego cye mukinjiremo neza nyirizina kigere mu rukiko kirimo rwose hagomba kubanza kumenya niba koko domina ari muzima noneho cyangwa se afite icyo kibazo none ibyo byose byamara kumenyekana akaba yakirwa imbere y'ubutabera nta kibazo na kimwe ntacyo bitwaye ibyo nta kibazo icyanyuma ariko buri gicyaha ntigisaza wari ubizi yego ashobora gusanga arwaye koko ariko kumuvuza yamara gukira
ya azakurikiranwa n'ubundi n'ibyo ari kwirindiriza nuko nta kundi. Akanyuma nashaka gusorezaho, ndashaka ko munyereka ahantu hakorewe icyaha cyabereye nyirizina. Hari ibyo nshaka kuhareba noneho nkagenda. Inzu yose ko yakoreyemo ibyago Kafande, inzu yose yakoreyemo ibyago. Ariko Fadi narabikweretse, haba mu cyumba, haba amagambo, haba ku rubaraza cyane cyane n'icyuma bakimutera ngira ngo arabibonye. Niyo mpamvu nabimweretse ubona agize ikibazo. Yibaza aya nampase n'ibibazo byinshi cyane kubera icyo utagiye mu buyobozi. Yanareba nanga. Ya wahamwereka nta kibazo. Ubwo rero waruje kumukina ku mubyimba. Ariko aho mwahereye mama mumutesha umutwe na data mwabahaye amahoro. Ako sibyo kari byagera ko bya uguri kuvuga bya bene byo ntabwo se ameza ngahe nigashize we. Bya bindi bavugaga ngo Rudovika ararwaye ngo bijiyo bija ngo na Fefe ngo bagize ngo ukuntu barabigenza ngo bamukorogeye, twe nta dukorogaga, twe turasengaga no mwijuru barabizi. Twe turi abantu b'Imana. Ndakeka rero wasoje kuvuga ngo agenda. Ubwo nagenda utambwiye makuru niko se. Yewe niko ye. Uracarira se. Yewe iyo baba yurariraga. Umva rero mubwire. Umwari muherukano wa kera, sibyo? Ntago nyiri kuri level yanyu. Bya bindi abanyacyara mubyuka mushyushyuza mu rugo rw'abandi. Ngaho uvuye aha ugiye ku rundi, nta kandi kazi ushaka gufata isuka ngo ujye guhinga. N'umunwa gusa. Ntago rero mu mujyi dutunzwe n'amagambo. Mu mujyi tubyuka buri wese amenye ibye, uri kumva? Ntabwo nkeneye kumenya ayo magambo yawe ngagendera. Akuru mu rukundo, nukuri n'urukundo mwari we. Akosoma Fefe muturanye wa nyoko koko ubu ntabya bintu by'amashokora wakuyemo mu gise nkunyihe. Uri no kunshura umwuka. Ya uri kunshura umwuka. Ese ko kuri atwi. Umva mbese kuno bibarishwe ibyubona. Nahise umwa. Umva Fefe. Umva reka mubwire nyine ndi kugira ngo kubera ko nta nshuti ngiraga mu mujyi ndi kugira wagiraga ngo yinjire ngo usabe tube inshuti ujaje uranyoherereza ka message kavuga amakuru uti mu mujyi uyu munsi haciye imodoka 3 irimo umukara n'umweru hakaza ni wenda ukavuga uti mu mujyi abantu basakuje none ukanaje urambwira uko waraye nuko wiriwe ubwo bucuti ndabukeneye kuko urumva ese igihe wavugiye usiko nta n'ikintu na kimwe ndi gutoramo kizima. Nyamara ndi kuvuga ibintu by'ingenzi nje ngira inshuti yawe. Wamba bari ukava. Wangize inshuti. Wamba bari ukava kuri no byonyine n'umwana wanjye gutuma adatera. Nibyo? Igihe wahereye nakana kaunda shaka ko kabi inshuti yanje. Uziko muri Bibiliya bavugaga Elizabeth ne akosumwa. Akose Fefe wamviriya. Fefe ndavuze ngo nsokera. Akosumwari sinagusabye ko tuba inshuti. Genda. Ndakana keze twaba inshuti. Ariko abantu bo mu cyaro kukimwijijisha. Cyangwa muyoboye yuko ibintu by'amarozi umva akakanya nago nabyibagirwa. Reka nje. Rero kunyibarishwa ngo umwana wanjye kugira nawe umuzinge nyine ntazavuga. Oya umwana azavuga ubwo ushatse wareka nkazamure. Ntubarere ku mwana. Shaho genda. Byari bibabaje cyane nashakaga kumubera amarene. Uzabyara agakobwa nikataba agakobwa kazaba gahungu. Umva mbabwire narabahagurukiye. Amarozi yanyu nakina ateze kuzanwa. Shaho genda Fefe chaho. Nta no gushaka ko nzaje ndamusengera se. Ubu koko. Rero nukuri nje narenza rimwe n'urukundo. Fefe ndavuga ngo umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze